gaciriritse ko gushakisha kubunyabugeni nyine sinzi nibuka ubunyabugeni ni ukuvuga n'akazi kameze gute akazi ko gukora imbabura wowe nawe ariko ntabwo byaje kugenda neza nyine we yakunze ibintu byo kujya mu bagore cyane ntitwabana neza nyine yaje kongera kugenda afite umwana wa kabiri nakubeshye kuntu mbayeho iyo nabonye ikiraka nyine nkakora nkabona ayo mafaranga nibwo mbasha nyine gutunga abana ntago nakubwira ngo ufite akazi gafatika ni ukugenda gutyo nkabwira umuntu uti se mpa akazi niba ugafite mbashe kugukorera nyine umpa amafaranga kugira ngo abana babeho ni gutyo mbayeho rwose iyo wakabuze bigenda bite iyo nakabuze nyine ndihangana uyu munsi karabura ejo kakaboneka uyu munsi kakaboneka ejo kakabura n'ubwo buzima mba mbayemo nta bundi uwo mwana ariga mukuru yego ariga yiga mu wa kangahe yiga mu wa 4 ubona agerageza kumenya kubyizera ntabwo wabyizera bivuze ngo umutima wawe uracyakomeretse uracyakomeretse ntago mba numva nariyakiriye nyine urugendo rwo kuba wavuga uti nanjye nige gukira nige kwiyomora ibikomere byibura nanjye nzashake ngira umuryango kuko ntekereza aho abakiri amahirwe yo kuba wabona umuntu mwiza kandi ugukunda kuruta uwa mbere ntabwo ujya ubitekerezaho njya mbitekereza ariko mu gihe ndi muri ubu buzima ntabwo njya nkunda kubitekerezaho mba numva nyine bibaye ngombwa nkagira aho nigeza aribwo wenda natekereza nk'icyo kintu none se wenda ushobora guteganya niyo byakongera kubaho bikanga ariko hari icyo wigejejeho byagufasha gutunga abana ufite bitewe n'ukuntu nabinyuzemo ntabwo nashishikariza umuntu gushaka ataragize imyaka y'ubukure kuko hari byinshi uhura nabyo iyo uri muto utabasha kwihanganira cyane cyane nyine iyo ubyaye uri muto ugahura n'ibyo bibazo nk'umugabo akagutererana n'ahandi udafite n'umutima ukomeye handi wanakwiyahura ntabwo nabishishikariza umuntu wese ntabwo aba ari byiza mbese waba warigeze utekereza kwiyahura hari nka situation runaka wagezemo ukabona yakugoye byambagaho nka gutya nkomerekeje akantu nyine akandutisha nk'abantu bakundana handi nariraga byahatari nkarira handi numvaga agahinda kanyishe nkajya nicuza nk'ikintu navukiye tubwira ubuzima bwo kubura ababyeyi uri mutoye bwari bumeze gute mu rugo nyine bakimara gupfa mama yapfuye 2004 yapfuye ufite imyaka ingahe mfite nk'imyaka 7 cyangwa 6 gutyo akimara gupfa muri 2004 ariko hashize umwaka na papa itapfa 2005 yahise apfa nibwo mama wacu yatuzanye i Kigali aradutunga turabana ariko yaje gushaka umugabo biza kugenda nabi ntabwo twakomeje kubana neza urumva nibwo yaratuzanye dutangira muri primaire na muri Kigali ariko nyine ntabwo byari neza handi wavaga ku ishuri ntubone icyo kurya bikaba ngombwa kujya kwishakishiriza kandi ukiri umwana kandi unaniga hanyuma ku ishusho y'ababyeyi bawe hari n'umwe wibuka isura ye ukavuga ati uyu nguyu ndamwibuka ntabwo nabyibagirwa kuko imyaka 7 ntabwo aba ari mikeya ndacyamwibuka ninde muri bose ufiteho urwibutso ukavuga uti njya nibuka utuntu mama cyangwa papa yankoreraga mama wanjye nyine yarankundaga cyane njye na musaza wanjye nicyo kintu mwibukiraho yamfataga neza cyane nta kibazo hanyuma ubuzima bwo kurerwa na mamdogo twe niko tubivuga cyangwa nyoko wanyu nyine yaje gushaka n'umugabo we nyine ntibabyumvikanaho ubwo nyine ntago batwitagaho neza byabaga ngombwa iyo nabaga nize nk'igitondo ko byabaga ngombwa najyaga gushakisha icyo ndi burye nge na musaza wanjye kujya tuze kujya ku ishuri wenda hari icyo tubonye cyo kurya
nyine mu magambo arambuye ntago nabihisha. Mu gitondo narazindukaga nkajya nko ku mabotike ahantu nkajya gutoragura nk'ibyo kurya, ntago nabihisha byambayeho. Nkaza nyine amasaha ataragera yo kujya ku ishuri, nkaza nkabiteka nkasangira na musaza wanjye tukajya ku ishuri turiye, cyangwa naba nize nk'igitondo nataha nabwo nuko ikigoroba nkajya gushakisha icyo kurya. Ubwo nyine uwo mugabo wa mama wacu niwe waje kuvuga ati se ubundi nk'aba bana ubundi tuzabarera gute ko n'ubundi atari abacu. Ubwo nyine akajya bishwanira na mama wacu. Ubwo naje kureka ishuri nyine. Wariretse ugeze mu wa kangahe? Naretse ngeze mu wa 5 nyine mbona ko bitazakunda ko nakwitunga kandi naniga mbona biranze. Musaza wanjye niwe wakomeje kwiga. Njyewe ndarireka nyine nkajya nshakishiriza na musaza wanjye wakomeza kwiga, ariko nawe ntago yaje kurangiza kubera ukuntu bari badufashe. Nicyo kintu cyatumye nshaka ndi muto. Nashatse mfite imyaka 17. 17? Ubwo se ntibagufasha ku ngufu ko mu Rwanda batemera gushaka ku myaka nk'iyo ngiyo? N'umuntu twashakanye yari afite nawe nk'imyaka 20. Ariko nyine nabwo ntago byaje kugenda neza. Mwese mwari batoye, mwarakundanaga se? Twarakundanaga. Wenda naravugaga ati ninshaka wenda ubuzima ndimo wenda buzagabanyuka, ariko nabwo ntago byaje gukunda. Yambereye umugabo mubi cyane. Ngaho rero iyegereze mikoro uduhe inkuru tubwire mwafashe umwanzuro gute wo kubana, kandi n'ubundi mwese muri batoya mwabaye he, byari bimeze bite? Twarakundanye. Igihe kigeraho nyine yantera inda arambwira ati tugomba kubana nta kundi byagenda. Tuza kubana nyine nza kubyara muri 2013 nibwo nabyaye umwana wa mbere. Ufite n'umwana mukuru? Ubwo twakomeje kubana gutyo, twakoraga akazi nyine gaciriritse ko gushakisha ubunyabugeni nyine, sinzi nibuka. Ubunyabugeni ni ukuvuga n'akazi kameze gute? Akazi ko gukora imbabura. Imbabura? Wowe nawe? Ariko ntago byaje kugenda neza. Nyine we yakunze ibintu byo kujya mu bagore cyane, ntitwabana neza. Nyine yaje kongera kugenda afite umwana wa 2 afite nk'amezi 3. Nibwo nari maze kubyara. Umva nyine hari akiraga hinja mbese. Ubwo nanjye navuze ati se umuntu tubana dushyamirana mbese tutumvikana neza. Yakundaga abagore mu ruhe rwego nyine gute? Hahandi nyine yakundanaga n'umukobwa andi yabikwerekaga. Gute? Akakubwira ati ngiye rwose ndamukunda nta nubwo wabihindura. Ubwo nyine ngiye kujya ku mutima wanjye nkumva birambabaje cyane, ariko nkajya mbwira Imana ati se Mana basi niba ubona uno mugabo atari uwanjye, basi nkuramo umutima wo kumukunda, wenda uzampe ubuzima bwiza mbashe wenda kwitungira abana banjye. Kandi wumvaga umukunze n'umutima wawe wose? Wumvaga mukunze, ariko bitewe n'ibyo yankoreraga nasabaga Imana basi uzamunkuremo numve ntakimukunze, ariko uzampe basi ubushobozi nirerera abana banjye bakure. Nicyo kintu numvaga ndi gusaba Imana ku mutima wanjye. Ndavuga ati by'abagabo nkabireka, ubundi Imana ikampa icyerekezo wenda n'ubuzima bwiza, mbese nkabona nk'ikintu nakora nkatunga abana banjye bakabaho neza, bakiga nyine ntibabeho mu buzima ngiye nabayeho. Yego. Nicyo kintu nasabaga Imana. Hanyuma maze kuva mu buzima bwawe waje kubaho ute? Kandi tuzi ko umugabo ari ushaka amafaranga yo kwishyura inzu, agahaha, akagira ate? Amaze kugenda urumva ntibiba byoroshye. Naravuze ati byanga bikunda reka ngiye fata nk'urugendo
wenda njye kureba ko hari akazi nabona njye ngenda nko mu bantu bavuga ati mumpa akazi niba mufite akazi k'amasuku cyangwa no gufura mwampa akazi nkabona icyo abana banjye barya kuko ni njyewe ubatunze njyenyine hakaba ari aho bakampaye cyangwa se ntibakame nyine bikagenda gutyo ariko nyine ubuzima ntabwo aba ari bwiza nyine. Utubwiye ko yagusize umwana wa kabiri afite imyaka mike cyane wabasha gukora ako kazi k'isuku ndabizi gasaba imbaraga kandi wari utarakomera umugongo bitewe n'ubuzima burimo ako kanya byose urabyihanga ntabwo urindira ngo nzakomere cyangwa se nzakomere wapi ntabwo ibyo bintu wanabitekereza wowe urihangana ukavuga ati nyine ndwanirira abana banjye batabaho nabi ukihangana ukabikora nyine. Ubuzima bwo kurera wenyine abana kandi ufite umuntu mwababyaranye ubwakira gute? biba bigoye kurera nyine abana uri wenyine ariko nyine nta kundi wabigenza iyo ikintu cyakubayeho ugomba kucyakira nyine gusa nyine ugasaba Imana ubushobozi ikagufasha wenda ukazagira n'icyo wigezaho ugashakisha nyine. Uyu munsi ubayeho gute? Twahuye wagenda gasinzi ndumva atari mbere y'uko dukora ikiganiro tukageza muri hariya mu nzira nyine ubayeho gute uyu munsi? Abana barya gute? Wowe urya gute? Ahantu buhishyura gute? Bimeze bite? Nakubeshye kuntu mbayeho iyo nabonye ikiraka nyine nkakora nkabona ayo mafaranga nibwo mbasha nyine gutunga abana. Ntago nakubwira ngo ufite akazi gafatika ni ukugenda gutyo nkabwira umuntu uti se mpa akazi niba ugafite mbashe kugukorera nyine umpa amafaranga kugira ngo abana babeho. Ni gutyo mbayeho rwose. Iyo wakabuze bigenda bite? Iyo nakabuze nyine ndihangana uyu munsi karabura ejo kakaboneka uyu munsi kakaboneka ejo kakabura n'ubwo buzima mba mbayemo nta bundi. Uwo mwana ariga mukuru? Yego ariga. Yiga mu wa kangahe? Yiga mu wa 4. Ubona agerageza kumenya ubwenge mu ishuri? Ni umuhanga cyane rwose. Aba mu wa kangahe? Yabaye wa 6. Hanyuma ni iki wumva nyine wowe wakora kugira tuvuge n'urugero kano kanya hari umwuga waba warigeze wiga ukavuga uti ndamutse mbonye iki gikoresho gishobora kumfasha gushaka imibereho yanjye n'abana? Nta mwuga nigeze niga ariko mba numva mbonye nk'ubushobozi nashaka ikintu ncuruza nyine kikanteza imbere. Nk'igiki? Ushobora gucuruza imyenda cyangwa se ugacuruza imbuto nyine bitewe n'ubushobozi ufite. Ntago wabura ikintu wakora ngo ubu se wabishobora no guheka n'umwana ukikorera n'agataro nka nyine biba bigoye nk'uko nakubwiye n'ubusanzwe urabona niyo ndi kugenda gutya nshakisha akazi gutyo ndagakora biba bingoye ariko nkagakora. Ariko nyine mbaye mbonye n'icyo gishoro ushobora kuvuga ati reka nkodeshe wenda nk'inzu nka hariya ugashyiramo nk'ibintu ugakora bidasabye wenda ngo wirirwe wirukanka. Ibi bikagufasha kuba wanarera umwana utiriwe umwirukankana ahantu hose n'abandi n'undi akiga neza nta kibazo. Hanyuma ubuzima bwo kubaho warigeze kuba umugore ufite umugabo ntabwo ujya wumva bukumbuye? Bitewe n'ibyo nanyuzemo aka kanya ntago nakubwira ngo mba numva mbikumbuye. Ahubwo mba nsaba Imana ubushobozi bwo kwirerera abana bagakura bakabaho neza ntibabeho nk'ubuzima nanyuzemo. Ubuse nyuma ye nta bandi bagabo bagiye baza bavuga ati reka tugufashe turebe ukuntu tubyaranja? Ntabwo byabura ibice intege abagabo bo ntibabura bambwira ibyo bintu ariko nkanjye ngewe ni ngewe ugomba kwifatira umwanzuro nkavuga ati kiriya kintu ngomba kukireka mu gihe mbona atari cyiza. Njya numva nyine ngo abantu baba barabanye n'abagabo cyangwa barabanye n'abagore nyine ngo hari igihe kigera ukumva uwo muntu uramukeneye mu buzima bwawe. Bijya bikubaho?
bitewe nyine n'ubuzima uba waraciyemo ibyo bintu ntago ari byo ushyira imbere cyane, ariko bibaho. ntago birambaho ariko nyine ababimbwira bo ntago bajya babura. Ngerageza nyine kubyikuramo nkakora nyine ibintu bifite inyungu byanteza imbere nyine. Ubuse muri iyo myaka yose ishize nubwo wenda itaraba myinshi cyane, ntawe uraza ngo wumve nawe uramukunze akubwira ati tujyane kubaka dukore umuryango? Hari uwigeze kubimbwira nyine ambwira ko twabana nyine ngo yirengagize ibyambayeho, ariko nyine ntago biba byoroshye, ntago wabona umuntu upfa kukurerera abana gutyo, ntago nyine wapfa kubyizera. Ntago wabyizera, bivuze ngo umutima wawe uracyakomeretse. Uracyakomeretse, ntago mba numva nariyakiriye nyine. Urugendo rwo kuba wavuga uti nanjye nige gukira, nige kwiyomora ibikomere, byibura nanjye nzashake ngira umuryango, kuko ntekereza aho abakiri amahirwe yo kuba wabona umuntu mwiza kandi ugukunda kuruta uwa mbere. Ntabwo ujya ubitekerezaho? Njya mbitekereza, ariko mu gihe ndi muri ubu buzima ntabwo njya nkunda kubitekerezaho, mba numva nyine bibaye ngombwa nkagira aho nigeza, aribwo wenda natekereza nk'icyo kintu. None se wenda ushobora guteganya niyo byakongera kubaho bikanga, ariko hari icyo wigejejeho byagufasha gutunga abana ufite. Bivuze ngo ubu nta kintu urageraho, nta mugabo mwagira ikintu muvugana? Biba bigoye cyane, uba wumva utariyakira, uri gutekereza nyine ibintu byinshi n'abana ufite, ukavuga ati nk'ubu ndamutse nongeye mbisubiyemo nkongera nkabyara abandi bana, byaba ikindi kibazo gikomeye kurenza icyo narindimo, kandi nta bushobozi mfite nyine. Kuva papa w'abana yagenda ntabwo mujya muvugana, ugaguhamagare akubwira ati ndumva nkumbuye abana nshaka kuza kubareba? Kuvugana turavugana, ariko iyo nzanyemo ikintu cyo kuvuga ngo afashe abana ahita acika intege, ahita anagukupa akakubwira ati nanjye ubwanjye nta kintu mfite, ugomba kwifasha njye aho ntari, ukifasha nanjye aho ndi nta kintu mba nifitiye. ariko nyine ntiwabyizera kuko ntabwo ubuze aho umuntu ari, nta n'ubwo ubuze icyo ari gukora. Abana bo ntibajya bakubwira ati dukumbuye papa turashaka kumureba? Umukuru nyine ababimbaza akanambaza aho aba, nyine nkagerageza kumubwira ko njyewe ntazi aho aba, nyine ari ukuvugana gutyo gusa. Wese ntabwo ajya kubwira ati nanjye reka muvugishe? Papa w'abana akabwira ati mpano n'abana mbavugishe? Umukuru hari igihe amunsaba bakavugana, akavuga ko amukumbuye ariko nta kintu ajya amufasha. Aramutse ahindutse akakubwira ko yabaye umuntu mwiza, atagikunda abagore, akagusaba nk'imbabazi, ntimwakongera mukabana? Ushobora kwemera wenda, ariko ntabwo waba umwizeye 100%. Wenda ngo wirekure uvuge ngo ugiye kubyara abandi bana, muri make no kugaruka waramufatiye ingamba. Ugomba gufata ingamba kuko aba yarakubabaje cyane. Ubwo rero bivuze ngo ntabwo rwaba ari urukundo rutumye mwongera kubana, byaba ari amaburakindi. Kwizera umuntu biragoye cyane, bitewe n'ibintu aba yaragukoreye ntabwo umwizera. Hanyuma ubuzima bwawe noneho uyu munsi uba wumva wifuza kugera ku ki? Uba wumva wifuza kuba wakora iki? Wenda nyuma kuvuza uti umuntu aramutse ampaye nk'igishoro nshobora gukora, uba wumva ugifite inzozi zo kugira ibintu by'iterambere wageraho? Mba numva mbifite, kugira ngo nibura ningera nko mu zabukuru nzabe hari ikintu wenda nagejeje ku bana banjye, cy'iterambere nyine batazabaho mu buzima bubi. Nicyo kintu mba ntekereza. Ubasha kubona ibikoresho by'ishuri by'umwana? Ndagerageza mu bushobozi mfite, ndagerageza. Ntaho biragira bikanga bikaba ngombwa ko wakifashisha nk'umugabo runaka? Hari igihe byanga neza bikanga, nkifashisha nk'inshuti n'abaturanyi nyine bakamfasha. Hari igihe byanga, ntabwo nabeshya pe.
banza ufashe umwana twarimo turaganira kutubwira aho uyu munsi ubuzima bwawe bugeze nicyo wumva wivuga uti iki nagikora kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze bugende neza. nyine mbonye ubushobozi nagira ikintu nkora nyine cyaneza imbere ku buryo nyine nagiraho mva nkagiraho nigeze. none se iyo wabashije gukora ujya wibuka gusevinga kavuga uti reka mbike ngira udufaranga runaka nanjye nshyira ku ruhande? Yego njya ngira agatsinda mbamo avuga ati reka nkorera amafaranga nyine njye mbasha gushyira mu itsinda munsi ku munsi dushobora kungirira akamaro. niba atari ibanga uyu munsi umaze gusevinga amafaranga angahe ku buryo n'uwagufasha avuga ati niba afite aya nanjye nabona aya ngaya makeya nkayamuha wenda akagira ikintu amugezaho? Buri cyumweru ushobora gusevinga nka 2,500. sinumva se uba wagerageje ahubwo? mba nagerageje. wagerageje rwose n'uwagufasha ndumva yabona n'aho yahera. ubwizigame nk'uwo munsi ushobora kuba ugezemo bwaba ari nkangahe? twatangiye mu kwa 12. urumva hamaze se nko kugeramo ngahe? aracyari make. ariko n'uyu munsi uracyagerageza nyine gushakisha utwo turaka kugira ngo ukomeze wongere saving ibe ibyibuhe nyine kuri. Yego. hanyuma niba atari ibanga uragaragara nkaho ukiri mutoya. umunsi ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 30. ahubwo waranakoze ndumva. Ndi mukuru nuko sinzi niba ari uko ngaragara nkaho ndi umwana ariko ndi mukuru. hanyuma ubuzima bwo gushaka ukiri mutoya wabushishikariza murumuna wawe? kubera ko impamvu dukora bino biganiro tuba tuvuga tuti twigisha abari batoya tubahereza ubuhamya nabo babige bavuga bati se nahitamo gushaka ndi muto cyangwa nahitamo kubanza gushaka ubuzima kugira ngo mbone gushaka? bitewe n'ukuntu nabinyuzemo ntago nashishikariza umuntu gushaka ataragize imyaka y'ubukure kuko hari byinshi uhura nabyo iyo uri muto utabasha kwihanganira cyane cyane nyine iyo ubyaye uri muto ugahura n'ibyo bibazo nk'umugabo akagutererana n'ahandi udafite n'umutima ukomeye handi wanakwiyahura. ntago nabishishikariza umuntu wese, ntago aba ari byiza mbese. waba warigeze utekereza kwiyahura hari nka situation runaka wagezemo ukabona yakugoye? byambagaho nka gutya nkomerekeje nyine akandutisha nk'abantu bakundana handi nariraga byahatari nkarira handi numvaga agahinda kanyishe nkajya nicuza nk'ikintu navukiye. nkavuga se Mana nk'ubu wandemeye iki kuba ndi muri ubu buzima? ababyeyi banjye bapfuye nkiri mutoya ngize no gushaka nabwo bimbereye ikibazo, nk'ubu wandemeye iki? nkajya mbyicuza nyine ikintu Imana yandemeye. niyo mpamvu ntashishikariza umuntu gushaka akiri mutoya, ntabwo aba ari byiza kabisa. uyu munsi waguhitishamo akakubwira ati usubire ku myaka 17 washakiyeho umugabo ahubwo ati nguhaye ubuzima nguhaye amafaranga ukomeze ushaka ubuzima no kuguha umugabo mwiza noneho utandukanye na papa w'abana bawe, wahitamo iki? bibaye ngombwa ko usubira guhitamo? ngo bitamo umugabo mwiza cyangwa se tuvuge ufite imyaka 17 ntiwigeze ushakaho, bibaye ngombwa ko ubuzima bwawe buhindura bushyashya ahubwo ati dore amafaranga ngize 5,000,000 ushinge business uyikore witeze imbere no kuguha umugabo mwiza ugukunda uvuga uti nzakwibageza ubuzima bw'ubupfubyi, wahitamo iki? nahitamo amafaranga nk'abantu bakora nkiteza imbere. nkiteza imbere nkagera ku cyo nshaka nkazashaka numva mbyifuza. none se ubwo ntago waba wibyifuza byo gushaka muri icyo gihe? oya ntago nawe mbyifuza. ese ko mwarakaye byagenze bite? biba ari ishuri rikomeye cyane ntago wabyifuriza n'undi muntu pe. nka murumuna wawe uyu munsi utarashaka ari mu buzima bubi nawe abona ko igisubizo ari kuba yagenda agasanga umugabo uri kumubwira ati ngwino tubane tuzafatanya dushaka ubuzima, wamugiriye ihe nama? bitewe n'ubuzima barimo ashobora gutekereza
akumva ko umugabo we nicyo gisubizo. nk'uko nanjye byambayeho nzi ko aribwo nibura ubuzima bwiza nzabugira, ariko yarebye neza agatekereza neza ntago yahita ashaka bitewe n'ubuzima buba arimo. Yakwihangana wenda agashakisha ubundi buryo yakwiteza imbere aho kugira ngo ajye gushaka umugabo. Nanjye iyo nza kubitekerezaho nari kubanza nkiteza imbere, kandi ndakeka ko bitari kundushya cyane nk'uko byangoye nashatse. Wenda byari kugorana ariko byari kugeraho bikemera, ariko icyo kintu ntabwo nigeze nkitekerezaho. Wumva byicuza? Yimba numva mbyicuza cyane, numva nk'umuntu ashubije inyuma wa mugani wawe. Nahitamo kuba nkashaka amafaranga nyine nkiteza imbere, nkazabona gushaka. None se kuki ubyicuza kandi yarakubyariye abana beza? Kubera ibintu nahuriyemo nabyo, niyo mpamvu mba nicuza ati iyo mba ntarabigiyemo nibura hari aho mba narigejeje. Burya niyo reko maze kubyara ntabwo utera imbere nk'uko ubyifuza, kubera kurera abana bigusubiza inyuma. Nanone nta terambere uba ufite cyane nk'umuntu utarabyara. Ariko uyu munsi ushobora, nibyo nahoze nkubwira, ushobora kubona umugabo mwiza akagukunda mugafatanya ubuzima bukagenda, cyangwa umutima warahennye pe. Keretse nzasenga Imana imbwire. Nitayikubwira ntabwo uzigera wongera gushaka? Ntabwo nabyifuza rwose, ahubwo Imana izamfashe njyewe nkore niteze imbere, abana banjye bagira ubuzima bwiza. Nicyo kintu ngiye mba nifuza mu buzima bwanjye. Kandi nyine ndakeka niyo ukoze ukiteza imbere utagiye nyine mu bintu byo kwiyandarika ngo wumve ko nk'abagabo wenda aribo bagira ikintu bakugezaho, aho ngaho naho uba wayobye. None se ubu byanze neza burundu ukamara nk'iminsi nk'itatu nta kintu urabona, kaza nk'umugabo ubwira ati ndahaha, kandi urumva nyine yaje abakubwira ko agukunda, nta kundi kuntu mwabigenza se kugira ngo abana bere kuburara? Ntabwo byashoboka. Wareka umwana wawe agapfa se? Ntabwo wareka ngapfe, ariko nanone ntabwo Imana yaguhima muri ubwo buryo ngumara iminsi 3 basi nta n'ikiraka cy'igihumbi urabona. Ugerageza buryo ki, hari ukuntu wenda ubanye n'abantu bitewe n'uko uteye, ntabwo ushobora kumara iyo minsi kereka ubanye n'abantu bose nabi. Ubwo bivuze ngo uyu munsi rero bitewe n'uko ubanye n'abantu ubasha kubona ibiraka ugakora kugira ngo abana babeho? Abana babeho bisaba kubana n'abantu neza mu mudugudu, ukaba nta kibazo, ku buryo buri wese aba azi ko uri inyangamugayo. Nubwo wenda uri mu bukene ariko baba bakuzi nk'inyangamugayo. Waba ufite urwibutso rwiza umugabo yaba yaragusigiye? Urwibutso nta rwibutso navuga yansigiye rwiza naba ndi gutekereza aka kanya, nta na rumwe. Kandi yarakubyariye abana beza, uwo nabonye ari mwiza. Keretse wenda mvuze ati abana mfite wenda twabyaranye, ntabwo ndabakunda, ntabwo nakwicuza ko mbafite. Wenda nicyo kintu navuga naba mwibukiraho, kuko abana banjye nyine ndabakunda. Hanyuma se niki kibi wumva uvuga uti uyu mugabo yanyangereje ubuzima koko? Nuko nyine twabyaranye abana akantererana, nkasigara mbarera njyenyine, kandi twakagombye gufatanya. Yaba yarongeye gushaka se undi mugore? Niko mbyumva, ariko ntago nanjye mbizi 100%. Nuko byumva gusa. Iwabo urahazi ku buryo abana babasha kumenya umuryango bavukamo? Yego, iwabo ndahazi. Abana barabemera? Barabemera. Hanyuma rero uyu munsi niki kintu umva wasaba umuntu gukurikiye? Ntago mbizi neza, wenda uzakurikira uwo ari we, akwendo niki kintu umva wasaba abantu bari kukumva cyangwa bari kukureba? Bari kunyumva muri aka kanya, kintu nabasaba nuko wenda bankorera ubuvugizi nk'umuntu nyine utifashije, wenda nkagira ikintu nimarira nyine nkava
nko mu bukene ndimo wenda nkagira ikintu nigezaho. Nicyo kintu nabasaba. hari inzozi ufite mu buzima uvuga uti ndumva nifuza kuzagera kuri iki kintu? Ikintu mba nifuza mu buzima bwanjye, urabona mfite abana ariko nta bushobozi mfite bwo kuba nagura nk'ikibanza ngo nubake inzu. mba numva basi nazasaza nibura mfite nk'ahantu nsize abana banjye badakodesha nk'uko nanjye wenda nkodesha muri aka kanya, bakazaba bafite ahantu baba. Mbese mu bushobozi bwawe buke n'icyo ukora kugira ngo uzagere kuri za nzozi zawe? ikintu nkora nyine ngewe mba nsaba Imana nyine izagira ikintu nakora nyine cyatuma niteza imbere nkabasha kugera nko kuri ibyo byifuzo byose mba nifuza. nko kuba nagira inzu yanjye nyine mba mbyifuza, Imana impaye ubushobozi nicyo kintu nakora. None ko mwari abana bakeya, mwari babiri, wenda ababyeyi bamaze gupfa, nta mitungo basize, ntabwo bari bafite aho baba? harahari ariko singiye kubeshya iwacu ntabwo navuga ko ari abantu bakize bari bifashije, gusa harahari ariko ntabwo ari ahantu hahambaye hanini. n'inzu nyine urumva ni kera igihe bapfiriye, n'inzu yari ihari yarasenyutse. aho hantu hahari hato ni masenge uhahinga, ariko ntabwo ari ahantu hanini cyane ku buryo nyine twagurisha wenda tukagira ikindi kintu twakora. Umusaza wawe none asigaye aba hehe noneho? atuye i Gahanga, niwe waba arubatse nawe. Yararongoye? Sinumva se mwarungutse mwese mwagize umuryango, wenda nubwo utaguhiriye ariko mwagize umuryango. ni nabyo ni umugisha kuko Imana niba yarabikoze. Niki kintu cy'agaciro muri ubu buzima uba wumva uvuga uti navunika ariko nkumva ko aricyo kintu mvunikira ufite? ikintu mfite ni abana banjye, nicyo kintu mba numva navunikira kurusha ibindi byose. Abana rero n'umugisha ujye ubakunda, kandi igihe ubonye okaziyo kugira ikintu runaka ubona usevinge kugira ngo abana bawe batazaba nk'ubuzima babayeho, sibyo? Reka tugushimire rero, wakoze kuganira natwe, Imana iguhe umugisha. namwe murakoze cyane. Hari ikintu wumva ufite wabwira abantu udusoza? ikintu nabwira abantu nyine ni ukwirengagiza ibintu tuba twaraciyemo, tugatekereza ibindi bintu byaduteza imbere, kandi iyo hari Imana nta kidashoboka. Urakoze cyane. murakoze nawe.